Ndabasuje nitwa Dizboy w'abanyarwanda intumwa y'abanyamusanze. Guys, kanda subscribe ukande like share comment ni ibintu byiza cyane. Nje nka Dizboy w'abanyarwanda intumwa y'abanyamusanze mbazanira amakuru agiye atandukanye, ariko uyu munsi ngiye kubakorera ikiganiro cyiza cyane kigiye gitandukanye kuba content creator. Ndagira ngo iki kiganiro murakuramo ubutumwa bugiye butandukanye. Guys, kanda subscribe ukande like share comment ni ibintu byiza cyane. So guys, mbateguriye rero ikiganiro kivuga ko bantu babonye monetization cyangwa se ninde muntu ukwiye kubona amafaranga ya YouTube channel akaba monetization akabona agakorera amafaranga kuri YouTube channel. Nje nka Dizboy w'abanyarwanda intumwa y'abanyamusanze, mwibutse gukanda subscribe ukande like share comment ni ibintu byiza cyane. So dore uburyo wakorera amafaranga ku mbuga nkoranyambaga, harimo urubuga rwiza cyane rufatirwaho urugero nka YouTube. Dore uko rero wakorera amafaranga kuri YouTube channel. YouTube channel ese nibiki bisabwa kugira ngo uyabone? Igisabwa rero kuri YouTube channel mu mwaka kugira uhembwe nukuba wujuje watch time ari yo twita amasaha 4,000, ukaba warujuje views z'abantu bakurebye, ariko donc aba views 300,000 ariko zaba videos pana shoot views za videos. Noho shoot biragusaba kugira ngo uzakine shoot zirebwe na miliyoni 15 mu mwaka gumwe gusa. Kugira ngo ubashe kuba wakorera ayo mafaranga, nibyo ngibyo bigusaba kugira ngo, ariko ukaba waranujuje subscribers 1,000 mu mwaka gumwe gusa, cyangwa se mu myaka zirenga 3, ariko igisabwa cyane nukuba warujuje amasaha 4,000 watch times mu mwaka gumwe gusa. Kuko iyo wujuje amasaha 1,000 gusa mu mwaka bazakwikansaringa gurangiye bitewe n'igihe waje kuba watangirira YouTube channel yawe urimo kwizamura. Hari abantu benshi mukoresha shoot cyangwa se mugakora video, ariko aba videos nibo baza views za videos nizo zifite agaciro kari hejuru cyane, kuko nizo zinjiza amafaranga aremereye cyane. Niyo mpamvu mubona abantu baragafashe cyane. Nitwa Dizboy w'abanyarwanda, nkande subscribe like share comment.